w'u Rwanda igiye guhaguruka yerekeza i Kigali. Turi saa 11 z'umugoroba ku wa gatatu tariki ya 6 Mata 1994 ku kibuga cy'indege cya Dar es Salaam. Indege Falcon 50 ya Perezida Habyarimana Juvenal w'u Rwanda igiye guhaguruka yerekeza i Kigali imutwaye we nabo bari bazanye mu nama. Uretse Habyarimana kandi iyo ndege igiye kugendamo na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira kuko iyo yari yajemo yagize akabazo. Tubibutse ko inama bavuyemo yari iri kwiga ku ngingo ebyiri zirimo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Arusha amaze amezi 8 asinyiwe ya Arusha n'ubundi hano muri Tanzania. Ingingo ya kabiri kwari ukwiga ku kibazo cy'umutekano w'u Burundi nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye w'u Burundi wapfuye mu Kwakira 1993. Ibiganiro byagenze neza, hafashwe imyanzuro itandukanye turaza gutangarizwa mu masaha ari imbere. Imyaka ibaye myinshi indege hanuwe, amaperereza yaharakozwe, inkiko zabyinjiyemo, ubushakashatsi bwarakozwe, ariko ibimenyetso by'uburyo yahanuwemo byakomeje kuzamo igihu. Icyakora hari amakuru tutazi neza. Habyarimana yaba yarazi ko indege ishobora kuraswa? Uwo twari twicaranye atari la montagne iyo yavugaga ko ngo bashobora kubarasa, arabivuga bibira, aravuga ngo nitubibwire protocole yayoborwaga na Mageza Majoro. Urwo rero tubibwira Majoro. Perezida Habyarimana ati niba ndasaba ndase ndataha. Hari byinshi bitavugwa, by'umwihariko umunsi wo kuri uyu wa gatatu haba mu gitondo Habyarimana haguruka i Kigali ndetse nuko byagenze bageze Dar es Salaam. Retired Caporal Senkeri Salatiel yamaze imyaka 15 ari umurinzi wihariye wa Perezida Habyarimana. Numwe mu bari baratoranyijwe kubera ubuhanga yari afite mu kurwana nta ntwaro, hakiyongeraho ubumenyi mu kurasisha imbunda ziremereye. Yari mu basirikare bihariye 6 bari baratoranyijwe mu barinda Habyarimana ngo bamuherekeze Dar es Salaam. Je nasubiye ku ndege iriya ya Perezida. Je ndi ku ndege hamwe n'abapilote. Ikipe yajyanye na Habyarimana i Dar es Salaam yahagurutse mu gitondo, hagiye indege ebyiri. Iya mbere ijyana barimo Caporal Senkeri na bagenzi be, indiza nyuma gato ariyo Falcon yazanye Habyarimana. Impungenge ku byari kuba uwo mugoroba byigaragaje Habyarimana kigera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Yakubiswe n'inkuba hasanze General Deogratias Nsabimana bitaga Castare. Uyu yari umugaba mukuru w'ingabo. Ibyo byabereye ku kibuga cy'indege babituguye natwe tugezeyo. Uwari wazanye nabo igeze ku kibuga rero asanga abonye Nsabimana ugiye ndamwereka ordre de mission. Ubusanzwe ntibaho ko Perezida n'umugaba mukuru w'ingabo ntibajya bagendana mu ruzinduko. Na Muzehe Senkeri avuga ko ari ubwa mbere yari abibonye mu myaka 17 yari amaze mu gisirikare. Nawe nibyo yamuzaga atugiye, niyo mpamvu hari yamuje ati ugiye he. Noneho amweretse ordre de mission, ngo nibo wazisinyaga n'uwitwaga Ruhigira, Ministre de la Présidence. Ndi rero aramureka baragenda, niyo wateguraga abantu. Ahagana saa 10 z'umugoroba nibwo inama yarangiye, abakuru b'ibihugu bamwe batangira gutaha. Mu minota mike imodoka z'abakuru b'ibihugu zatangiye kugera ku kibuga cy'indege. Ya Habyarimana nayo yahise ihagera isanga indege ya Ntaryamira yagize ikibazo. Umurundi yaje mbere y'umunyarwanda yagiye kwinjira mu ndege ye yanga kwaka, yanze kwaka. Noneho Habyarimana baraje ati noneho tugende, abasikane kurana nabo basigare, abawe ari bo tujana nitugiye Kanombe. Ibyo ndavuga ibyo numvaga byo nariyo byabagureba wari uhari ku kibuga. Ngo rero ya wuriye iyo ndege twebwe turasigara, abarundi binjiramo. Abarundi bamaze kwinjira havutse ikindi kibazo. General Nsabimana Deogratias wari umugaba mukuru w'ingabo na Dr. Akingeneye wari umuganga wihariye wa Perezida Habyarimana banze kwinjira mu ndege. Byabaye ngombwa ko Perezida Habyarimana asohoka mu ndege akabihamagarira. Niwe we na Dr. Akingeneye, Dr. we barasigaye hasi. Noneho Perezida ageze mu ndege avamo ababuze.
niwe bwa mbere yari yagiye mu ndege akavamo. warabarebaga? nari ndaho mpagaze aho ngaho, ati akingeneye kusigaye ndavurwa nande. Witaga Nsabimana rero twamwitaga Stari, ati njyewe nari kuyo nzaze n'iriya ndege isigaye nizanira agasima kuri make, nuko nibwo yavuga ngo monte bahita burira. Indege ya Habyarimana yafashe ikirere. Byari biteganyijwe ko igera i Kigali saa 2:26 z'umugoroba. Abari ku munara ku kibuga cy'indege i Kanombe bo babimenyeshejwe ahagana saa 1 habura igihe gito ngo indege yinjire mu kirere cy'u Rwanda. Imaze kuraswa, abantu batangiye kwicwa muri Kigali no mu bindi bice by'igihugu. Kuri Senkeri na bagenzi be bari basigaye muri Tanzania, ibyishimo bivanze n'agahinda byari byose. Indege bayihaniwe nijoro. Mwabimenye byari twari tutararyama tugitaramye. Hari nko masaa 3 hari aho ngaho hafi aho ngaho, nuko wari manager w'ihoteli niwe waje kuba ati delegation y'u Rwanda iri hehe. Batubona bamuzanye ku chambre yacu, nuko ati indege yavuze mu Gifaransa ngo indege ibaye bati ngo n'abarimo bose baturutse page. Twari twasigaye twijujuta ngo tuba tutashe, ahubwo byahindutse ibyishimo. Mu byabaye byose hari ikibazo kitarasobanuka, ko Habyarimana yari amaze iminsi ahabwa amakuru ko ashobora kwicwa, kuki yakomeje kubyima amatwi. Amfe we sinari ndi mu mutima we, ariko uko byagaragaraga we iyo bamubwiriye ibintu yapfa kubikurikiza gusa ngo abyumve gutyo. Habyarimana nta gihunga yagiraga, bamubwiraga amakuru ahubwo akabasuzugura. Igikorwa Habyarimana yakoze amaze kumenya ko ashobora kwicwa no guhindura uburyo yarindwagamo, kuko abasirikare bari bashinzwe kumurinda bongerewe imyitozo. Kuko haje Abafaransa, nibo batangaga amasomo y'uko abantu bagomba kwitwara mu gihe gico. Yaza guhindura wenda karara, cyangwa se yenda nk'uko bavuga ngo bagwigoma, pilote niwe bisabaga. Pilote niwe bisabaga kambuka akaza n'imodoka, kuko Habyarimana yaje ku Gisenyi n'imodoka nagaruka n'imodoka. Ubwo rero urumva nibyo nuzabo mu pilote yateganyaga. Urukiko rusesa imanza mu Bufaransa ruheruka guhagarika burundu iperereza ku ihanurwa ry'iyi ndege yari itwaye Habyarimana. Impamvu